Abatagatifu Petero na Pawulo intumwa za Yezu Kristu. Umunsi mukuru w'abatagatifu Petero na Pawulo intumwa ni umunsi mukuru ukomeye muri Kiliziya Gatolika yashinzwe na Yezu Kristu akayishingira ku ntumwa, kuko abo batagatifu Petero na Pawulo intumwa ari inkingi za Kiliziya, bakaba barakomeye ku kwemera kandi bakakwamamaza kugeza aho bemera gupfira Yezu Kristu. Yezu Kristu yashingiye Kiliziya ku ntumwa. Kiliziya ya Yezu Kristu ni Kiliziya imwe ntagatifu Gatolika kandi ishingiye ku ntumwa. Kuba Kiliziya ishingiye ku ntumwa ni imwe mu ngingo z'ibanze z'indangakwemera ya Kiliziya Gatolika. Yezu Kristu niwe washinze Kiliziya maze ayishingira ku ntumwa. Ubwe yabwiye Petero igihe yari amaze guhamya ko Kristu ari umwana w'Imana nzima, ati noneho nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 17. Yezu Kristu yahaye intumwa ze ubutumwa kandi azisezeranya kugumana na Kiliziya iminsi yose kugeza ku mpera z'isi. Agira ati nuko rero nimugende mwigisha amahanga yose, mubabatize ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza igihe isi izashirira. Matayo umutwe wa 28 umurongo wa 19 kugera kwa 20. Intumwa Petero na Pawulo babaye inkingi za Kiliziya. Imana yabahaye ingabire zitandukanye ariko zuzuzanya mu butumwa bwabo. Koko rero umwe yamugize umutware w'abashinzwe kwamamaza kwemera, undi imugira umusobanuzi w'ikirangirire w'amahame yari akeneye kumvikana. Petero yashinze Kiliziya y'Imana mu mponoke za Isiraheli, naho Pawulo aba umwigisha w'amahanga yari akeneye guhinduka abayoboke b'Imana. Bityo rero nubwo bahawe ingabire zitari zimwe, nyamara bakoranyije hamwe umuryango umwe rukumbi wa Kristu. Ibyo bituma bombi bagira icyubahiro gihwanye hano ku isi, naho bamariye gupfira Imana bagororerwa ikamba rihwanye mu ngoma y'ijuru. Yezu Kristu yasezeranyije Petero kumugira urutare yubakiraho Kiliziya. Nkubwiye ko uru rutare, kandi kuri urwo rutare nzubakaho Kiliziya yanjye, n'ububasha bwo mu kuzimu ntibuzayitsinda. Nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru, icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Yezu Kristu amaze gutora Pawulo, yamugize igikoresho cye ngo yamamaze inkuru nziza, maze amutumaho Ananiya agira ati genda, kuko uwo muntu ari igikoresho cyanjye nitoranyirije, kugira ngo amenyekanishe izina ryanjye imbere y'abanyamahanga, imbere y'abami n'imbere y'Abayisiraheli. Ninjye ubwanjye uzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa ahorwa izina ryanjye. Abatagatifu Petero na Pawulo babaye abahamya bo kwemera kugeza bapfiriye Yezu Kristu. Bamamaje inkuru nziza, bigisha igihe n'imburagihe
mu ngendo za gitumwa bakoze ndetse no mu mabaruwa banditse. Petero yanditse amabaruwa 2, naho Pawulo yandika amabaruwa agera kuri 13. Bombi baranzwe no kugurumana urukundo bafitiye Kristo. Nubwo umwe yigeze kumwihakana undi akamutoteza, baranzwe n'ishyaka ryo kwamamaza ukwemera bari bamufitiye. Petero bakunze kumwerekana afite imfunguzo mu ntoki, nk'uko Yezu Kristo yamubwiye ati, nzaguha imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaba waboshye munsi kizabohwa no mu ijuru, n'icyo uzaba wabohoye munsi kizabohorwa no mu ijuru. Mu Matayo umutwe wa 16 umurongo wa 19. Pawulo we bakamwerekana afite inkota mu ntoki, nk'umuntu wamamaje ijambo ry'Imana ryarindi rityaye. Bombi baharaniye kuba indahemuka n'abahamya ba Kristo wabatoye kugeza aho bamupfiriye, bahowe ukwemera i Roma. Ku ngoma y'umwami Nero, Petero yarafashwe afungwa igihe kirekire, nyuma acirwa urwo gupfa, bamubamba ku musaraba. Aho we yasabye ko bamubamba bamucuritse ahagana mu mwaka wa 64, yanga kwigereranya na Kristo umukiza we. Pawulo nawe i Roma yahagiriye imibabaro myinshi, kandi ageze mu zabukuru yamaze igihe kirekire mu buroko, nyuma akatirwa urwo gupfa, bamuca umutwe ahagana mu mwaka wa 67. Abatagatifu Petero na Pawulo, intumwa za Yezu Kristo, mudusabire.